amakomensi y'ikigara abagabo barabakasi bundi naba nagukoye na tugaruke ku bagabo bundi naba nagukoye nishyuye ubukwe nkakubana kuki muhinda ushaka respect y'icari nje wishyuye ibintu byose ninje wishyura inzu ninje wishyura ibiryo ninje kugurira imyenda ushaka nkubahe gute kuki umugabo we ashobora kubikora nawe ukamwubaha cyangwa mukubana nubaha Imana ntuyemera yego ntugenda kuri biriya ntagatifu yego hanyuma se kuva ryari umugore igihe mwanshuti zanjye ntimundakarire igihe umugore yahaye urugo twisanze hano muri stress rimwe nta mugore wo guhahira urugo nayo mpamvu shaka umugore ushoboye kwafodinga icyo cyubahiro uzacyaka umugore ubona ko wamukuye inyagasambu ukamuzana i Kigali waragize imana ukubaka ako kazu ukamushyiramo ukamushyira mu modoka yarakuze ntabyo abona azakubaha umwana w'ikigero watembere mu mabenzi y'abakire bagura imodoka akazigurisha bagura ibibanza bacyanye mu hoteli hora mubwire ubuzima bucaririye bubi cyane ninjye kuvuga ngo nakuze nk'umwana ngo wahehe ndabambeshye yego nakubwiza ukuri ngo nateze amafuko nje najyaga nabona yageraga mu bitoro nkajyana n'imugo ntago nahushaga ifuko hari umutego bita kagozi hari bita kanongo niwe ariko wazise amazina ye niwe izo fuko abantu batega amafuko barabizi abasangira ngende bo barabizi ari kagozi na kanongo yego none kanongo yo ntihushwa iza rimwe ifu nategaga amafuko ifuko yari magana arigenda uruzaga ibiciro ukumva akuntu nyine nabonaga abantu bitewe nuko essence yazamutse oya miniseriye anuko abantu ibintu arabana nagiye reka ku isoko riko ibiciro bizamuka nagiye nkorera akazi abantu banankundaga kuko nyine ari umuntu hari ukuntu umuntu atega ifu kuko uzibategera buri akazi kose gasanyire kuvugisha ukuri bana akazi kadasaba umwizerwa yego ibaza ko no mu gutega amafuko nari umwizerwa kuko hari umuntu utegera amafuko waba wishe nk'ifuko n'urugero ugahita unyuza izindi fuko ku ruhande wishe bakagwikira cyo kujya kuzishaka se huye nyine wowe warazitegaga umuntu nyine akahoza mu murima kuvuga ati umurimo wanjye imyaka yashize pe ifuko zamumariye nk'imyumbati cyangwa ibishyimbo avuga ati ibishyimbo byanjye byashize ifuko zabimaze imyumbati yanjye yashize genda uzimpege genda uzitega uzikuremo ukagenda ngo kwirirwa urwana imitego y'amasinga n'ibiki byose ugatega nyine ukazikuramo nyine murimo ukongera ugasubira ku murongo no hari igihe wamuzaniraga ifuko udakuyemo uwo murimo ukamuzanira nk'izindi zavuye hanazikuyemo urumva uwo ngo utugewe ndi mubi cyane ndaziza genda ziza urumva ko angaho rwose ntabwo ubaye umunyamwuga ugiye kubeshya mwifuko ariko twakoraga neze nkubeshye mu gutega ifuko nabwo ugomba kuba uri umuntu wizeye kuko abantu baranyizeraga ntabwo nashoboraga kubeshya pe narazizanaga nkavuga ati uyu munsi nishe ifuko eshanu kuri 400 cyangwa 800 njye nicaga nk'icumi 10 kuri 100 cyangwa 600 nawe wumva ayo mafaranga ibihumbi 4 ku munsi na nyiri umurima yaguhembye na nyiri umurima akahita avuga ati nerugiro niba wajya saga nyiri umurima abana batazirya watucyura n'inyama ugasanga nk'ikiro ukicinya nk'inyoni reka twigire Burundi Burundi ho noneho cyacingamo nayo Burundi yego kuko YouTube yaramfashe nayo cyacingamo ayi Burundi mbona umugabo uvugaga ayi Burundi noneho mbona avuga yihuta utanumva ibintu avuga n'ikirundi hari ukuntu kiba wumva ukivugira ari nk'ikinyarwanda kitari ku murongo ahubwo kitari ku murongo noneho nyuma ngiye kuri channel mbona hariho n'abandi bantu bavuga bitonze ndayafata naraborotse reka twumve ukuntu abarundi bavuge ari iryo bavuga ngo ngarega ngizo zatsuma rwango bucye mu gitondo zikarorinda zanumagije zanumye hamangambure ngakana kinka karashonje ngira reza ryanga kurenga nanjye nanga gutaha nginka z'abahinga zirahinganira mu rwuri ngerega inka y'umworo n'iy'umworo zibirahurira ku rwemerero rwa makombe ng'umwaka urimo ruzungo rutsatse ibiganza kw'ijoro mariza n'amaboko zikandangamiza amarira kuzura amaso nkazinduka mu barimani bamwe bazikiraza inyana kikayiramutsa imbwa iyo turi kwitoza mu rugo tuba turi kwitoza umujinya yego bazakubwira ko atari byiza guha imbwa ibiryo buri kanya yego ari umwana wawe wabimwima
bro hari abantu bigomba kurya rimwe ku munsi buri rimwe ngo navuga ngo ukayimenyereza amasaha yego mu by'ukuri ari umwana wawe iyo mbwira iri kumoka burya ntishoboye kuvuga ushobora kuvuga ngo ni imbwa iri kuganira munda byanze iguhumeka ikababara igahitamo kumoka hari abantu aho ukora aho nakoze naho uriya wundi agiye kujya gukora naho abawe bicaye bagukorera abanjye ntabwo komeza amafaranga nanjye menye ntangiye kubivuga noneho hari abantu benshi baduhaye serumu igihe kirekire kandi bazi indwara dufite bakayigucomeka indwara dufite batwimye imiti bahitamo kuduha serumu yo kutwongerera amaraso kugira ngo umutima udahagarara ntaho batandukaniye n'umubosi ufite imbwa wigaburira rimwe ku munsi kandi atabuze ibyo kuyiha ngo ni ukugira ngo igire umujinya ayitoze kurinda urugo ukoze muri kampani uhembwa ibihumbi 135 imyaka 10 irarangiye ayo mafaranga bakakubwira ngo itegeko rirahari ry'umurimo ku mukozi nyuma y'umwaka harangahe kwijana umukoresha agomba kumuha ariko bayashyiraho ugasanga bayashyiraho ara ntacyo avuze ni kaserumu leta yadusabiye yego ugasanga yaje 135 barashyiraho 3700 bibaye 138 na 700 yafata ijambo CEO hariya ukabona abakomya amashi n'abashitsi mu bakozi be ntabwo bari gukoma amashi bigize na bizi uzamenye ko uwo mu boss ni serumu aguha ntabwo ashaka gutera imbere umukobwa nimba ashobora kuba wenda gutanga ruswa y'igitsina kugira abone akazi umuhungu kuki nawe baramuvugaho kandi abahungu nabo nyine like hari abage umuntu nawe bamubwira bamuvuga ko nawe bamwaka ruswa y'igitsina nawe bayimwakarega yabagenda yibaho tuvuge ko nese byabaho bayikwaka bayimwaka abage barahari baba boss akakubwira ati ngo nyine wacyana akavuga ati urabigenza gutya rwose byabaho nabyo kuki byose batabivuga nyine abakobwa dushyirwa hasi cyane mu buryo bwa mindset kandi dufite mindset iri hejuru cyane kurumva nimba umukobwa ashaka gukora akazi k'abagabo already ni umugabo muri mind ntago ari umuntu woroshye none se ubundi Felix ibintu byaje gute ko kera gihe ntago nari nkuzi mu tuntu nk'utu kazi ntago nanjye nari mu kazi nanjye ntago nari urumva ngewe ntabwo gutukaga kuri social media keretse nk'iyo bavugaga ku ngingo ziri controversial abantu bagatanga ibitekerezo by'uko babyumva nawe babitanze uko kandi ibyo ngibyo nta kibazo byaje gute kugira ngo ibi bintu bigere ubwo bigutera uburwayi nkeka ko byaje kuri periode ya jihad nkeka ko aribwo nyine niwe wazanye iyo staff kumva kurya nyine ira staff yaratrendinze cyane ira trend yarabaye nta reaction njye numvaga nyine navuze mbo narababaye nafite n'akazi gakomeye cyane mfite tuwa ntansaba gukoresha telefone ariko nkabitekereza ko ni hahiye nyine nkumva njagare nko mu mutwe bariko baramamagara nyine management ramamagara arambwira ati ibi ni bisanzwe nyine ko byari biri too much pe byari bikabije nkeka ko rero ari we wabitangije ibyo bintu no abitangije rero kubera ko maybe babonye nta kintu na reaction nta nubwo nigeze njya kumurega ngewe naramubabariye pe umubariye yagusabye imbabazi cyangwa ku mutima wanjye nabaye clear ndavuga ataguhamagaye utamuhamagaye ntago tuvugana ariko Imana nyine nawe izamubabarira kazi uramubabariye wewe no kuri namubabariye pe Beni mu by'ukuri kurera uyu munsi ukurikije kurerwa biragoye cyangwa biterwa n'amahitamo y'uburyo umuntu arera cyangwa uburyo umuntu arerwa it's on both sides biri kuri both sides biterwa n'urerwa n'urera nk'ubu ngubu papa kandera akambwira ati ugomba gukunda Imana ibiki n'ibiki nkamwereka ko nabyumvise exactly ntabyumvise umuntu akiri muto agatangira ibyo bintu adashaka kubyumva bibaho nyine biterwa hari ikintu nakunda kuvuga ngo abantu barerwa bari spoiled bateteshwa bateteshwa nyine bateta bakabarira abajeyi yego nabwa papa ati uyu muntu yankubise ati nawe agenda umukubita yego urakubita hano nje nkwishyure ibumoso nawe ukubita iburyo uko nyine arakubita ariko nawe ugarura nkazavuga ati papa ndashaka iki ngiki atakira
papa ndashaka amafaranga akira, papa ndashaka kujya muri party akira, papa ngiki. Hari nawe undurerwa, papa yankubise utege n'indi bagukubite, papa ndashaka iki, ukumbaramo banki, nyine wa muntu urerwa biri strict ku murongo. Hari nawe undurerwa nyine nta muntu byitayeho. Papa yambwira ati agenda ukora icyo ushaka, icyo wumva nyine kikubereye, uburenganzira bwawe. Hari za types eshatu z'abantu gutyo. Rero hari wa undi urerwa ari spoiled, ariko muri we akavuga ati I will never be spoiled. Ntabwo nzemera kubaho ndibaje yinjira gute. Uwo muntu aba mama akambwetse kunkurira gutya kwanze ku matoya. Hari wa undi urerwa ari strict, batoya ntabwo nzabyemera, uvuga iki akora iki, nyine ari opposite. Hari na wa undi bavuga ati birakureba akamenya kwikontrol, yego akamenya. Rero it's on both side. Ashobora kundera gutya ngiye nkabyanga, nagera in public nkamusebye. Gira icyo ubwira Kagarara. Nyine Kagara icyo namubwira nyine umuntu ukomeye mu buzima bwanjye. Abantu benshi batekereza ko mukundana, ahubwo nabo basubiza ko dukundana. N'undi simwanga. Kurumva umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe ugomba kumukunda. Yego ndamukunda, no muri phone yanjye muri screen gutyo kiyatsa ni urimo. Reka ibingibi tubinywere, reka akira. Muri screen ya Sabrina harimo Kagarara, reka tubinywere. Kagarara ubuzima bwahindukiye hano, Sabrina buhindukiye hano, kandi Sabrina afite umutima udasanzwe wagutse munini cyane, kuba byonyine ababyeyi be umuryango utaramubaye hafi mu bibazo yakuriyemo byose, bataramubaye hafi. We yabona amafaranga ya mbere akavuga ati iwacu ngomba kuhavugurura, hagira isuku, baba umuryango utuye ahantu heza, baba umuryango utarwara malaria, baba umuryango uryama neza, bari umuntu abanjye niba buri kayi nyigure, n'abandi muturanye uburi kayi, wa mukobwa mwicarana udafite kotex, udafite iki, muri icyo gihumba agenda yigure. Burya ibi bintu nicyo biba bimaze. Dukorana ikiganiro bwa mbere ntago warujije gusaba, nana nakubwiye nti rero turabigenza gute ko ntashaka ko ukora ikiganiro kidafite ikintu kikumariye, kugira ngo tuganire gusa abantu baseke bagende bishime. Twabonye Kagarara na Sabrina nta kintu ngiye biba bimariye, gukora content gusa nta kintu biba bimariye. Ariko iyo mfite ikintu nahinduye ku buzima bwawe sinzane imigisha iva. Ubu nakagarara imigisha zahora imwituraho. Asumani wafashije Kagarara akamuvana mu cyara akamuzana, urana nawe iyi business yo guteka bizahora bigenda neza, aga mu rugo rwe bizahora bimeze neza. Nawe Sabrina ndagusabira imigisha hano imbere, Nyagasana azabe mu bintu byawe, mu masomo uzatsinde, ntuzigere na rimwe ujya inyuma y'umwanya wa 5 mu ishuri. Nibinashoboka kujya ubu wa mbere, ahubwo ako 5 ngiye nyine mbarumva ari kuri nakabije 3 for umuntu uje Kagarara. Amateka arahindutse. Yavoka iramanutse. Ivoka yamanutse. Ntureba ngaho nawe reba ibipana, ariko uzi inkweto, ariko umuntu wakwambitse inkweto yahemutse. Asumani ibi bintu ubishatse wajya muri RIB. Izi nkweto koko, inkweto ntugiye kwambuka ikivu, yakwambikaga koko kumwuka byara nkawe ndebera. Yego ipantaro ni sawa. Ariko byose Kagarara amateka araguhindukanya wa mugabo. Uwiteka ari kunajya bigenda. Dukubite noneho ya mirongo yawe gake. Peace kuba hasalama horo ku mutima, kandi kabuzubu nakagaruye yewe mana yaroho fashirizo mufana boni pande cyu Suez Crude nyuma hot update yo mufana ngo yawe diro mu madine challenge in mind asa mu mahasura nyiki umutwe kera siku nukungwa sinyi leo lab za umateranye agatatse ni wapi ye muhinzi w'inturyi cunga sana fresh kaze mini bombe otitonze ni bu Ezo ngumuje ko nageze kujya kwiyandikisha nari ndangije primary kwandikisha muri secondaire, ariko nyine ko abana bagendaga bagiye kwiyandikisha nyine bisanzwe mwambaye nyine bisanzwe. Noneho umuntu wambonye aravuga ngo none se ngo garidene ngo zatangiye gukwiba. None ngende ntaraganira n'utwanwa ndagira hano ukagiriza ntoki.
agira nawe ariko ntabwo namurenganya. Ese Garden baratangiye. Tigaridene yaravuye ngo Garden imaze igihe itangiye. Ngo ntabwo gute tukiri kwakira. Ubwo twari duhuriye he? Nyine ariko yarafite ishingiro. Nose nta shanwa nagiraga. Wenda ndavuga ngo ande bavuga ngo uyu muntu ni umugabo. Yagura akabonora reshya twatwe. Na twatsumbaga. Natwe tukabona uri umugenzi. Yine ko tukana rwose ndi mugenzi wawe. Urumva? Akabona nyine ndakana tukavuga se ntabwo Garden nyine zaratangiye. Ntabwo cyo wakererewe akana. Ntabwo tukiri kwakira nyine. Shaga yabyoroshye. Nawe hari abana ba Garden bakubonaga nyine yego nka mugenzi wabo. n'ubu ngubu sinzenda niba ari uko umuntu aba ateye cyangwa niba ari n'Imana ifasha umuntu ikamuha umutima umeze ukuntu uko ariko ntabwo njya mbitekerezaho. Ntabwo ujya nitekerezaho ngo nyine ngo mara umwanya nireba muri miruwari ibitekerezo bijye kure. Noneho hari abantu bajye bambwira ngo ntabwo ujya ugira silent years. Donc wahandi uri wenyine ukarira. Nese ntabwo bijya bibaho. Ni ukuri dore ntabwo bijya bimbaho. Nta n'igihe wigeze ubigira. Cyagiye ukiva mu bitaro. Wapepe. Nyimara kuva hano hari abantu bagiye banyandikira nyine benshi muri inbox bakambwira ushanga uswaranye meze nkawe. Atariko iyo confidence ufite numva naye ndayikeneye mbwira ungira inama bimeze gute na gute. Nyine iyo mitekerereze iyo nashakaga ko abantu bameze nkanjye. Donc your mindset iri kugira positivity muri wowe no kwirinda kuba ukabona ko nubwo umeze uko hari ibintu ushobora gukora hari aho wagera ntabwo ukwiriye kujya mu nzu ngo wihishe witingirane. Yego ari nk'ibishoboka ukagereranya ubuzima bwa Divine Uwineza na saying runaka uzi muzavuzwe ku isi wabugereranya n'iyi ubuzima bwa Divine. Ubuse wavuga ngo iki the sky is not the limit. Igihumbi ku ijana. Urugo ntago ari ubwiza bw'inyuma. Urabyemera? Ari ubwiza bw'inyuma hari benshi batakubaka ingo. Ari ubwiza bw'inyuma abenshi ntibasenya. Nibyo ye twari turi kuvuga uri kuvuga ngo iyo umuntu akurebye bwa mbere ni iki kintu yitaho cyangwa iyo umuhungu avuze ngo uriya mukobwa ari mwiza. Icyambere areba ubwiza bw'inyuma. Kandi ubwo byumvikane ko bicuritse. Ariko iyo ushaka ibirambye ureba imbere. Mu isi y'uyu munsi z'ubwo koko abantu babanza gutekereza ibirambye cyangwa atekereza ibya nona. Niho ibintu byahindukiye atekereza ibyako kanya ugasanga mu banyamezi abiri. Inke Irene niwe watumye ngumira. Irene niwe watumye ngumira. Ubundi barakoze ubukeke. Twahereye 20 kangahe turi kuvuga ngo turakunda. Hajya ngira ngo turi kutwika. Ngira ngo turi kutwika. Kabira mbuze umugabo mwakurashize. Irene araho nga. Araho Irene araho atanacakana nawe none. Ana gahunda mfite y'igiko. Yego. Kose iriya nshuti. Ha gahunda. None se Irene nta kintu mwigeze mupanga? Basi ntibikunda ariko mukagipanga. Oya ntacyo. Arasetsanaga umutwe inyuma. Kira hari uko byaje. Rero mugenda sha Irene yarindije hano batumye abana batajya ku ishuri. Batumye abana batajya ku ishuri. Ako se inye tubwiza ukuri ntabwo gize basi mukunda we akakubwira ati inki wa mwana we uretse. Oya ni inshuti yanjye pe cyane. Nyine ukayikunda ugakunda inshuti yawe. Oya niyo mtipe inshuti yanjye ngira cyo kuzi. Pe. Kandi ubucuti gusa. Byonyine ari ikintu dupanga. Buriya se bibaho. Uzikoreka mubwira ikibazo njyangira. Naho njyana. Umukobwa akaba inshuti n'umuhungu nta kindi kintu bapanga. Ahubwo se Irene ntashiri wiwe. Najya mubaza ngo najya mfuhira bakuseshe wanjye yafuha umugore wa Irene hafuha ariko ajya fuha birarangiza duhaye amakuru ya nyayo mu kanya ikiganiro harimo amabanga na save the date. Save the date ya Irene bankoreye nge na Irene none ikibazo save the date badukoreye nambaye gatiyo doramahane bamwita Kisha. Yeah. Dara amafaranga sha. Ariko umukobwa akora akazi keza, akora isuku mu ngo zacu, akora isuku mu offices, mu muhakazi.
siko bimeze kampani yitwa KBVS bisobanura K-Bright Vision Solution. mukorera hehe na hehe umva ahantu hose mu ngo z'abantu ushatse wohereza ibintu ibi umva nawe uraza nanjye ndaza mba muri cyane ntabwo nshaka kubura mba ngomba kuzana njye mwishyura ni ukuvuga ngo umuntu udukorera isuku mu rugo nguyu ngaho tuye contact number ni njye mukozi wanyu 078 8 31 56 38 murebe iyo taye ariko murebe iyo taye do bamwita Miss Kisha namumenye mu kinyafu Miss Popularity yes 2021